Hello traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na forex trading. Uyu munsi nk'uko ari muri weekend tugiye kureba analysis za currency zigiye zitandukanye, harimo gold, EU, GU, GJ cyangwa GBP, JPY, hamwe n'indi currency bonus nabakoreye ntajya nkunda gukoraho analysis. Ndakeka kuva nayitangira ntago natangira kubakorera analysis, ntago ndakora kuri iyo currency, that's why nayise ko ari bonus pay. So twihuse dutangiye kuri gold, kuri weekly time frame murabona ko market yacu yari kujya muri uptrend cyangwa se iri very bullish, aho ya breakinze na zone nababwiye ko ubundi uburyo isoko rigenda, tuvuge nimba riri muri uptrend riraza rikazamuka rigacreatinga range, ryamara gucreatinga range rikabreakinga rigakomeza hejuru kugira ngo ryongere gukomeza rigacreatinga indi range rikabreakinga rigakomeza hejuru, which means ko no kuri downside ariko bigenda. Market iramanuka igacreatinga range, yamara gucreatinga range cyangwa se sideway market ikabreakinga, yamara kubreakinga igacreatinga indi range kugira ngo ikomeze hasi. So niko market igenda. Impamvu mbiberetse nuko urebeye kuri weekly time frame biragaragara cyane kuri gold ko aribwo buryo iri kugendamo. Yari iri muri uptrend, reka duhere wenda ahangaha, igeze aha icreatinga range, imaze gucreatinga range irabreakinga icreatinga indi range, none ubu yakoze breakout. So which means ko uje ukanarebera kuri current candle, market yacu ari muri nakuje ukarebera kuri current market condition, market yacu ari muri uptrend, imanuka for correction, irangije icreatinga support, ibona gukomeza hejuru. No kuvuga ngo candle ya coming week dushobora kubona imanuka kugira ngo ibe ya creatinga week, yamara creatinga week ikahita flippinga igasubira muri upside, which means ko kuri daily time frame kuri gold turitega some bullish side cyangwa se turitegura uptrend kuri bullish coming week. So mbanze nk'umuremo wenda is line kugira ngo mbereke icyo nshaka kubereka. Urabona candle ya Friday uko ya closinze yabaye rejected kuri upside. It means ko some traders ushobora kuvuga ko market igiye kumanuka for correction gusa nako for reversal, gusa it's not reversal, it's just only correction, which means ko ishobora kuza gutestinga hafu ya candle yo kuwa kane. Uko twabibonye ko iyo tubonye very big candles buri gihe tumakinga hafi yayo, which means ko haba hari high chance ko market candle y'uwo munsi cyangwa se y'uwo munsi turiho akenshi iramanuka igatestinga hafi yayo, yamara gutestinga hafi ikaba rejected igakomeza hejuru, which means ko Monday dushobora kubona ko market ishobora kumanuka ikaba yatestinga hafi y'iyi candle kugira ngo ibe yabona gukomeza hejuru. So kadushyireho green box twerekana ko market iramutse ihageze yakora reaction ikaba yasubira muri buying side. So nkuko mubibona no kuri daily time frame gold iri very bullish, aho twifuzaga ko ya breaking out of this zone yari yabayemo stuck. Hari hashize iminsi gold trading muri iyi zone, gusa uje ukareba iyi candle ya breakings out, next candle ya creating the week itiza ifiringa ino range yacu yose irangije iranakomeza hejuru. So which means ko Monday we can expect some bullish side kuri gold cyangwa se uptrend, gusa hari high chance ko izabanza ikamanuka for correction kugira ngo ibone kuba yakomeza hejuru. So nubona gold kuwa mbere imanutse, don't panic, just wait ko ubona candlestick confirmation cyangwa se somewhere you were rejected, ubundi ikaba yabona gukomeza hejuru. So kuri gold ni kumva ari icyo twakitegura, gusa you have also to be careful kuko market iri very sideway market. Uko twabonye ko idora ritari strong cyangwa se bitewe na ino trade war iri kugenda ibaho mu isi, which means ko hari high chance ko market zose ziri volatile cyangwa se zitari bube ziri
stable. So you have to be careful, don't waste your money, just take trade when you get confirmation cyangwa se iri muri condition yawe wayitaking. So twihuse tugeze muri 4 hours urabona ko still market yari iri muri uptrend imanuka for correction irangije iba stuck muri iyi range ariho yaje gukora breakout ikaba yakomeza hejuru. So ubungubu market yacu kuri 4 hour time frame urabona ko ahiri creating range cyangwa se kugira ngo ibe yabasha ku breakinga ibone gukomeza hejuru, which means ko Monday bizaterwa na condition ya market, gusa ishobora kuba ya breakinga hejuru ikahita ibona gukomeza. Gusa nitugera muri 30 minutes ndaza kubereka icyo twakora kugira ngo tube twatekinga ino gold buy. Reka twadjusting ino resistance yacu cyangwa se murabona ko gold for now iri ariyo highs yabaye created kuri 1 hour time frame na daily time frame hose. So you have to be careful. Kuri gold still iracyari very bullish cyangwa se iracyari kujya muri uptrend, gusa gutaking a breakout iyi resistance yacu biri very risky. Icyo nababwira nuko warindira ko i breaking below ikaba yaza gutestinga aho bonyeretse rejection watakinga buy yawe byaba biri safe kurusha ko watakinga breakout yahanga. Taking a breakout yaha biri very risky kuko iyi niyo highs yabaye created, which means ko ikeneye kuba yagaruka hasi kugira ngo tugire ino highs ubundi ibe yamanuka ku testing ino support yacu kugira ngo ibe yakomeza hejuru. Naho gutaking a breakout it is not safe to be honest. Reka wenda tujya muri 30 minutes mbabwira icyo ndi twarindira. Gusa kuri gold Monday hari high chance ko yamanuka kuba ya testing aha, iramutse itabaye rejected ntikore warindira ino support yacu ngaha ikaba ariyo iba created kugira ngo ibe rejected kugira ngo ibe yakomeza hejuru. Ndikumva kuri gold ari icyo twarindira Monday mu gitondo cyangwa se twadjusting ino yose ibe range yacu kuri 30 minutes. Nkuko twari tubonye ko opportunity ya mbere kuri gold ari uko ya breakinga ino support yacu ikaba yaza gutestinga iyi ngiyi, yaramutse yerekanye rejection watakinga buy yawe bizaba biri very safe kurusha uko watakinga breakout yahanga. So cyangwa se iramutse ikoze breakout warindira ko i closing above, yamara ku closing above ikamanuka for retest, iramutse ije for retest ikaba rejected watakinga buy yawe kugira ngo ibe yakomeza hejuru. Ndikumva kuri gold ni opportunities ebyiri twarindira, naho sell it's not possible, you have to wait ko imanuka ikaba yaba rejected kuri support cyangwa se iya kabiri. Naho selling iri very risky kuko gold iri very bullish cyangwa se iri kujya muri uptrend, kuba watakinga sell no ntago it's not a good idea. Icyangombwa nuko warindira ko breakinga ikaba ya testing cyangwa se ka breaking above iga closing ikamanuka for test ikabona kuba yakomeza hejuru. Ndikumva kuri gold ari ibyo twarindira, nizo opportunities ebyiri twakitega. I hope ko ntihuse mu kubasobanurira gold, gusa uko bigaragara obviously gold iri very bullish. Icyo turindira nuko yamanuka for testing no support yacu cyangwa se ikaba ya breaking above iga closinga ikamanuka for test ikabona yabona gukomeza hejuru. So mbere yuko dukora analysis za EU na GU reka tubanze kuri DYX cyangwa se dollar turebe yifashe gute. Urabona ko ubwo naherukaga gukora analysis hari hashize iminsi ntabakorera analysis, gusa urebye idolari iri very weak. Nari nababwiye ko icyo tugomba kurindira ari uko iziga testinga ino resistance yacu ikaba yamana gukomeza hasi, so which means ko itigeze hagera. Niyo mpamvu mwabonye ko
GU cyangwa se na EU byose byari biri muri sideway market, nta direction byari bifite, which means ko ni dolari there is no direction. Still Monday we have to wait ko rya breaking hejuru cyangwa se rikaba rya breaking hasi. Gusa idora nkuko tubibona ko riri weakness rishobora kuzamuka rikaba ryaba rejected kuri iyi resistance yacu, rikaba rejected kuri resistance yacu rikabona gukomeza hasi. Niho twabona some movements on EU and GU cyangwa se ikaba ya breaking below testing support yacu ikaba yabona gukomeza hasi. Kuri dolari riri very weak, ni kumva nibyo twarindira kugira ngo tubone direction kuri EU hamwe na GU. So reka tujye kuri EU turebeho byifashe bite, ni izi opportunities dushobora kubona Monday as day traders, nubwo market yaba iri muri sideway market, gusa sometimes we can get opportunity niyo market yaba imeze uko nguko, nimba uri umuscalpers cyangwa se day trader. So reka duhere muri daily time frame turebe muri weekly time frame turebe EU yifashe bite. Uje ukareba EU kuri daily time frame urabona ko ya breakinze ya resistance nababwiye kuri strong i breaking above irakomeza. So for now wavuga ko EU igeze muri strong support resistance nanone ariyo iyi ngiyi, gusa ndabona nayo nahashyizeho line. Urabona ko igeze muri strong resistance muri weekly time frame, kuko urabona yabaye rejected, rejected, hari so many rejections. So you have to be careful nimba ugiye taking a buy kuri EU, biri very risky for now. Reka tujye muri day time frame mbereke. So kuri day time frame urabona ko EU ya breakinze ya resistance yacu yari strong i breaking above, none ubu ikaba iri gu creating a range kuri iyi strong resistance yindi twabonye. So kugira ngo ikomeze hejuru nuko ya breaking ino resistance yacu iga crossing above, ikamanuka for test ikabona yakomeza hejuru. So tugarure support and resistance zacu twari twaciye sobanurire. Duhereye kuri iyo hasi impamvu nayiciyeho, urabona ko aha hari rejection cyangwa se market yacu yagarutse gutesting ino resistance yacu cyangwa se resistance yahindutse support. Aha yari yabaye rejected, aha iba rejected, naho iba rejected, kandi twabonye ko strong support cyangwa se resistance iba strong byibuze iyo yabaye rejected inshuro eshatu, kandi ahangaha turabona ko yabaye rejected inshuro eshatu. So impamvu ndi gusiba zino support and resistance nizo muri 4-hour time frame ndaza kuzuba nzibereka. Indi nari naciyeho ni iyi ngiyi, kuko urabona ko market yacu ariho yabaye rejected ubwo ya closingaga, kandi ya Friday ya closing ibaye rejected, kandi yo kuwa kane iba rejected, n'iyi yo kuwa gatanu w'icyumweru gishize iba rejected. So kandi n'iyi urabona ko iri strong, there is so many rejections, niyo mpamvu naho nashyize support. Ino resistance yacu urabona ko ariho yabaye rejected. So ni ukuvuga ngo market yacu for now iri muri iyi ranging market, so which means ko turindire ko yaba ya breaking above kugira ngo ikomeze hejuru, cyangwa se ikaba yamanuka for correction, kuko turebye neza yose twayigira range yacu kuri daily time frame. So reka twigire muri 4 hours turebeho yifashe bite. Tubanze dukureho ino fresh twari dushyizeho ni box. So muri 4 hours urabona ko market yacu yakoze reversal cyangwa yongeye igasubira muri uptrend nyuma yo kuba ya breaking ino strong resistance yacu. Ubu ngubu yahindutse support ikaba igeze kuri iyi strong resistance yacu. Waza ukareba aha ukabona ko harimo akandi ka range, which means ko market iramutse ihageze byaba biri somehow risky. So you have to be careful taking a breakout market yacu imaze ku breaking ino resistance yacu. So
uje ukareba muri 4 hours urabona ko ahangaha harimo support ariho market yafunze itangiye kuba rejected, which means ko dushobora kubona indi kando yo kuwa mbere ishobora kuza gucreatinga week, yamara gucreatinga week ikaba yaflipinga kugira ngo ize kuzuza ino range yacu. Gusa kuko market iri muri ranging market yose kuri 4 hours yose nayigira ranging market, it's somehow risky kuba watekinga buy cyangwa sell market yacu itarabreakinga out of this zone. Ariko reka tugende tumanuka tujye muri 1 hour turebe ko byifashe bite, nimba hari opportunities dushobora kubona as day traders cyangwa se scalpers kuri EU. So still kuri EU can adjusting ino twavuga ko market yacu iri muri iyi ranging market kuri 1 hour. So kugira ngo tube twatekinga buy yacu aho byaba biri very safe, gusa nuko yamanuka ikaba yaba rejected kuri support ikaba yabona komeza hejuru. Gusa to be honest biri somehow risky aho kuko ntago ino support yacu iri very strong ku buryo twavuga ko market izabasha guholdinga kuri support. Aho byaba biri very safe to be honest, nanjye nicyo narindira nubwo nkora analysis kuri EU ntakunda kuyitradinga, gusa aho narindira nuko yaza ikaba yatestinga ino support yacu ikaba rejected ikabona yakomeza hejuru. Nibyo byaba biri safe kurusha uko watekinga buy yawe kuri iyi support iramutse yerekanye rejection. So kuri EU kuri 1 hour ni opportunities twakitegura. Reka tujye kuri 30 minutes turebe ubyifashe bite. Kuri 30 minutes twavuga ko market yacu iri gutradinga muri zone n'ubundi like 1 hour nkuko nari maze kubibereka. Gusa icyo twarindira nuko ya breaking below, yamara ku breaking below ikaba yakora retest imubonetse yerekanye rejection, watekinga buy yawe ugatargetinga somewhere here cyangwa se 10 pips 15 pips zaba ari enough kuri EU. Gusa nkuko nari maze kubivuga muri 1 hour ntago ino support yacu iri very strong ku buryo market ishobora kuyiholdingaho. Niyo mpamvu ngiye kugwa option nuramuka ubonye market breakings ino support with a very big strong candle iri bearish, just wait ko iba rejected kuri iyi. Nibyo byaba biri very safe kuba watekinga buy yawe. So kumva kuri EU shatse ni yose nayigira ranging market, you don't have to trade from there. Uzarindire ko market to be honest uzarindire ko market yamanuka ikaba yaza kuba rejected kuri iyi support yacu. Nibyo byaba biri very safe kurusha uko wayitekinga ikoze rejection kuri iyi. Naho taking a breakout market iramutse breakings ino support yacu, trust me nkuko nabibonye muri 4 hours biri very risky kuko twabonye ko ino ari strong resistance kuri daily time frame. I think iri very strong. So kandi waza ukareba kuri 30 minutes urabona ko market yacu hano yari iri muri sinabyita ranging market, yari iri muri downtrend, gusa there is no clean candles. Murambabwira ko clean candles ari aho market yabashaga gutrendinga nubwo ubona ino big candle. Gusa I think ko yari news hari Friday ishobora kuba ari nka candle ya hari Friday itariki enye, ishobora kuba ari candle ya NFP. Ni candle ya NFP kuko byari saa 9 n'igice. So which means ko rero icyo tugomba kuba twarindira ko market yacu kuri 30 minutes
kuri 30 minutes ku bintu biri safe. Uramutse utabonye ino trade cyangwa se market yacu ntigera ngaha, icyo twarindira ku bashaka kuyitradinga cyane ni uko warindira ko ibreakinga ikamanuka for test, muramutse ibaye rejected watekinga buy yawe. Nibyo byaba biri somehow safe, gusa not very safe, nubwo nta trade biri very safe, gusa niyi ntabwo yaba iri safe. Byaba ari nka 50-50, byaba ari ukugerageza amahirwe yazo. Aho byaba biri safe, gusa I don't think command yabikora nuko ya breakinga iga crossing above iyi strong resistance yacu. Twari tubonye ko kuri left side hari clean candles cyangwa se market yari iri kubasha tradinga. Iramutse ibreakinze ikaza for test watekinga buy yawe, nibyo byaba biri safe kurusha uko wayitekinga ahangaha. So ndikumva mande kuri EU nibyo twakitegura, gusa tuzareba uko isoko rizabyuka rimeze. Gusa nkuko twabonye idolari ko riri muri ranging market, rikeneye kuba rya breaking iriya ranging market kugira ngo tubashe kubona market itrendinga kuri EU hamwe na GU. So reka tujye no kuri GU turebe byifashe bite, izi opportunities mande dushobora kubona kuri GU cyangwa se GBP USD. Turebe iki ushobora kwitega kuwa mbere kuri izi currency dufite. So reka analysis zacu tuzihere muri weekly time frame, turebeho niki twaka expectinga kuri kando y'icyumweru kigiye kuza. So kando y'icyumweru kigiye kuza urabona ko iyi ya closinze iri very small cyangwa se ifite small bodies, which means ko nta enough volume ihari kugira ngo isoko ribe ryakomeza gupushinga hejuru, which means ko mande dushobora kuzabona kando y'openinga wenda ikaba yaza gutestinga hafi y'iyi kando kugira ngo ibone kuba yakomeza hejuru. So which means ko tugomba kwizera some bullish side kuri GU, gusa ibanza gukora some pullback cyangwa se correction kugira ngo ibe yakomeza hejuru. So duhereye kuri daily time frame urabona ko hari strong resistance. Nababwira ko kugira ngo twizere ko GU igiye kurivasinga nuko yagombaga kuba ya breakinga ino strong resistance yacu iga crossing above ikamanuka for test ikabona kuba yakomeza hejuru. Niko byagenze kandi yaraje yuzuza ino range, nayo nababwiye ko ikeneye kuba yakuzuza ino range yacu. So kuri GU for now kuri day time frame cyangwa se twavuga kuri muri uptrend, gusa yabaye stuck muri iyi range, which means ko ikeneye kuba ya breaking igakomeza hejuru cyangwa se ikaba yamanuka hasi for correction. Gusa nkuko tubona ino kandi ya Friday yahashize iri very big, reka dushyiremo half, tumakinga hafi yayo byerekana ko market ishobora kuza kuhagera ikaba yakora ikaba yaba rejected cyangwa se yaza kuha testinga kugira ngo ibone kuba yakomeza hejuru. So urabona ko GU nayo ahangaha iri muri too much rejections, iri keneye at least kuba ya breakinga ahangaha kugira ngo twizere ko iri muri safe buy, nuko ya breaking ino resistance yacu kugira ngo twizere ko iri muri safe buy kuri daily time frame. Reka tujye muri 4 hours turebeho byifashe bite, turebe nimba haba harimo itandukanirizo cyangwa se as day traders hari opportunities dushobora kubona kuri 4 hours confirmation. So still GU iri muri uptrend cyangwa se yari iri muri reversal, gusa yageze muri very strong resistance, which means ko bigoye kuba GU ya breaking ino resistance yacu kugira ngo ibanze gukomeza hejuru. So which means ko GU ikeneye kuba yamanuka hasi ikaba ya testinga nk'iyi support yacu twabonye ko iri strong kugira ngo ibe yakomeza hejuru. Nibyo byaba biri nibyo byaba biri very safe. So reka tujye muri 1 hour, gusa
ishobora kwerekana some rejection ikaba yanakomeza hasi. Kuri 4 hours uko nabibonye urabona ko market yacu ya closinze itangiye kuba rejected kuri iyi resistance yacu iri strong. So reka tujye muri 1 hour turebeho byifashe bite. Kankuremo ino fresh ni adjusting na support yacu anga at least. So kuri 1 hour still nuko market yacu ikeneye kuba yamanuka hasi ikaba yaba rejected. Gusingi ishobora kudakora gusa byabiri risk to be honest. Iramutse yerekanye rejection n'ubundi yatigaruka muri ranging market, which means ko bitabiri very safe kuba watekinga buy yawe iramutse yerekanye rejection kuri iyi support. Ikiza nuko warindira ko iba rejected kuri iyi, nibyo byabiri very safe kurusha uko wayitekinga ahangaha to be honest. Reka tujye muri 30 minutes turebe ko byifashe bite. So muri 30 minutes still market yacu iri kujya muri uptrend, aho yari iri kugenda making a high highs, higher low, higher highs, higher low, higher highs, higher low. So which means ko yaje bas stuck muri ranging market. Kuri 30 minutes yose twayita ranging market yacu dufite kuri 30 minutes, which means ko ikintu ushaka kureba kuri GU kugira ngo nizere ko igiye muri buying side nuko ya breaking below ika breaking no support yacu ikaza kuba yaba rejected kuri iyi support yacu. Uramutse yerekanye rejection kuri support yacu byabiri very safe ugatagatinga somewhere here instead of targeting here, cyangwa se yagera ahangaha ukaba watekinga 80% byaba biri very safe kurusha uko watargetinga ino range yose. So but you have to be careful with the GU nkuko nabibabwiye kuri dollar cyangwa se dollar kuva ritarerekana direction yaryo. So kuri EU na GU tuzabona sideway market cyangwa se tuzabona isoko riri muri ranging market nta direction rifite, which means ko tugomba kurindira ko ni dollar ibona direction kugira ngo rikomeze hejuru. Naho kuba watekinga breakout yiyi ntabwo biri safe to be honest nkuko nabibabwiraga muri daily time frame, nuko turindira ko at least yaza breakinga ino resistance yacu kugira ngo tubone buy iri safe cyangwa se iri somehow safe ugereranyije no kwitekinga ahangaha. Nkuko nabiberekaga kuri daily time frame urabona ko n'ahangaha wenda nuko screen ahangaha urabona ko hari rejection. Market mu by'ukuri ntabwo ari iri kubasha gutrendinga, so which means ko at least you have to wait ko yazama ahangaha cyangwa se i-breakinze aha ugategitinga ino range, kuko I think ko iyi range ihagije niho hari clean candle. Kandi pime ndebe range ingana na pips 39 which is good. Iramutse breakinze iyi nibyo byaba biri very safe. So to take buy on GU option nabahereza ni imwe gusa for now, nuko yaza gutestinga ino support yacu cyangwa se itaramutse idakoze gusa I don't think ko yahagera, gusa iramutse yageze byose birashoboka muri market ikaba rejected kuri iyi nibyo byaba biri very safe. Now breakout yaha to be honest ntago biri safe, ntabyo nabashishikariza. Wenda nubikora ukabona strategy yawe iri kuguha confirmation wayitekinga nta kibazo, gusa ngewe according to my analysis it's not good option kuba wayitekinga hari. So reka tujye kuri GBP JPY turebeho byifashe bite n'izo opportunities dushobora kubona kuri GBP JPY Monday.
gusa nk'uko twabibonaga market yacu kuri JPY wavuga ko iri muri ranging market, even on the weekly time frame twavuga ko yose ari ranging market yacu irimo ubu ngubu, so which means ko ikeneye kuba yayibreakinga ikavamo tukamenya direction yayo. Gusa urebye kuri weekly time frame urabona ko market yacu yari iri muri uptrend imanuka for correction irangije itiba stack muri iyi range, so which means ko kuri weekly time frame ndavuga ko JPY cyangwa se GJ iri bullish. So reka turebe kuri day time frame, naho urabona ko yari kujya muri uptrend iramanuka for correction irangije iba stack cyangwa se it creating in a range. So let's focus on small picture kugira ngo wenda bitatuvangira. Urabona ko yari iri kujya muri downtrend cyangwa se yari itangiye guhindura downtrend ijya muri downtrend. Urebeye kuri current market condition aho kugira ngo twizere ko igiye muri buying side nuko i breaking ino strong resistance yacu iga crossing above, yamara crossing above ikamuka for test kugira ngo ikomeze hejuru, niho twakizera ko GU igiye kujya muri uptrend. So gusa urebye kuri current market condition urabona ko market yacu kuri day time frame kuri GJ yose twayigira ranging market, ni ukuvuga ngo uno kuri day time frame market yacu kuri GJ ntago ifite direction cyangwa se iri muri sideway market, so which means ko hari strong support yananiwe kuba ya breaking ikomeza hejuru cyangwa se ino strong resistance i crossing above iba yakomeza hejuru. So nanga tukabona ko harimo ka strong support kuko urisha ukareba urabona rejection, ukabona za rejection, ukabona rejection, na ukabona rejection. So tujya muri 4 hours turebe yifashe bite. So muri 4 hours urabona ko yari iri kujya muri downtrend, yari kugenda making lower low, lower high, lower low, lower high, gusa yananiwe kuba ya creating indi lower low, so ariho yahise iba stack muri iyi ranging market. For now kuri 4 hours I need GJ kuba ya breaking out of this zone ikaba yajya hasi cyangwa se ikaba ya breaking ino resistance yacu ikaba yajya hejuru. For now kuri 4 hours time frame ranging market yacu iherereyemo ahangaha. Tugeze gutya tukana adjusting iyi ngiyi aha byabiri sawa kurusha uko yari iri hariya, iyi yose ikaba ranging market yacu kuri 4 hour time frame, which means ko tugomba kurindira ko GJ i breaking out of this zone ikaba yajya hasi cyangwa se ikaba yajya hejuru. So tujya muri 1 hour turebe still 1 hour kuba wadi time mining cyangwa se muri 1 hour kuba wakerekana direction ya GJ, to be honest very very hard, which means ko naha mashyire resistance kuri ya 1 hour. Icyo tugomba kurindira ni uko breaking still below cyangwa se ika breaking above. Still now kuri 1 hour urabona ko GJ iracyaseringa muri ranging market. Reka tujya muri 30 minutes turebe nimba hari opportunities dushobora kubona kuri GJ, niba kandi kuri upside. So kuri upside hahandi twabonaga ko hari strong resistance, to be honest this is rejection, this is rejection, this is rejection, which means ko kuba wa taking a buy yawe kuri GJ for now very risky, to be honest. Kuri breakout y'iriya resistance very very risky, ntago market yacu ifite direction. Na sell na selling, this is rejection, this is rejection, which means ko buying selling byose biri risky kuri GJ, to
be honest. I think anywhere yagera ishobora kumanuka, iyi niyo ya breaking below iga closing, ishobora kugera ikaba rejected, ikagera ikaba rejected. Kandi nkuko mubizi trading past data ziguhereza zigufasha cyangwa se gupredictinga ibigiye kuba cyangwa se ibishobora kuba, so which means ko nimba dufite ahantu market ibasha gutradinga cyangwa kugenda, iri kugenda itari muri ranging market, ni ukuvuga ngo iramutse ihageze izabasha kugenda. Reka mbaye nk'urugero rwa hafi byoroshye, urabona ko market yacu ahangaha iri kubasha gutrendinga ijya muri downwards, so igihe market yacu yabashije kubreakinga closing above, see what happened, market yabashije gutrendinga. Nidushaka tunavuge n'ahangaha tuvuge ko iyi yose yari ranging market, sibyo? Iyi yose yari ranging market, market closing above, kubera market yabashaka gutrendinga cyangwa se yabashaka kugenda, urabona ko yageze ahangaha n'ubundi ikabasha kugenda. So gusa iyi iri muri ranging market ahanini nihageze, tuvuge nk'iyi ranging market yacu iri ahangaha, urebe ibyabaye aha, urebe n'ibyabaye, same condition, market ntabwo yabashije gutrendinga, ihageze nk'uko nyine ibaze nk'uwatekinze baye wenda tuvuge mu byahangaha yabonye za rejection nyinshi cyangwa se yabaye stopped out cyangwa se stop loss yiwe yabaye hited, so which means ko mu gihe tabona clear direction kuri currency imwe, yihorere, no force that currency kuba wabonamo trade, ahubwo rindire igihe hazaba hari good opportunities. To be honest, GJ icyo nababwira, there is no advice of trading GJ, murindire ko i breaking out of this zone yose kizemo white box kugira ngo tumenye igihe anga, even I can nageza ahangaha ino yose nkayigira ranging market. Icyo tugomba kurimbira ni uko yayi breakinga kugira ngo twizere ko tubone direction. To be honest, there is no trade nabagiraho inama kuri GJ, just leave it alone, muyireke ibanze ibone direction cyangwa se ive muri sideway market, ubundi tube twabona direction, kiretse nka scalpers gusa no muyihorere. Reka tujye kuri bonus nari nabahaye cyangwa se currency ya bonus ni USD card. Ni ubwa mbere ngiye kuyikoraho analysis kuva natangira kubagezaho analysis, kuko to be honest hari currency nakunda price action zayo, harimo EU cyangwa se Euro USD, hakabamo buriya na GU ntabwo nyikunda cyane, nako ntabwo nyikunda, zigira price action nziza, harimo gold, hakabamo GBP JPY na DAX buriya nayo wenda sinzi nimba hari abayizi, nayo ndayikunda, igira price action nziza, hakabamo na oil, USA oil, gusa hashize igihe kinini izo currency ntazitradinga, so I don't know ikiri kugira uko ubu ngubu zisigaye zigenda. So turebye kuri USD card cyangwa se idolari ku dolari ry'i Canada, urabona ko market yacu kuri weekly time frame yari iri kujya muri uptrend, aho yamanutse for correction ikahita yongera creatinga ikaba yagiye up. Gusa to be honest, predictinga candle ya coming week kuri card USD biragoye, gusa hari high chance ko ishobora kumanuka iga creating a week kugira ngo ibe yakomeza hejuru. So reka tujya muri daily time frame turebe ho byifashe bite. Muri daily time frame urabona ko market yacu twavuga ko iri muri iyi ranging
market kuri daily time frame. Gusa nkuko tureba ino candle ya Friday uko ya closinze ari bearish, hari high chance ko next candle ya coming week ishobora kuba yazamuka kugira ngo creating a week, yamara creating a week iga flipping kugira ngo ize kuzuza ino range yacu. So which means ko kuri USD CAD dushobora kwizera some bearish side, gusa nuko ibanza ikaba ya breaking below iga closinga, yamara closing ikamanuka for test kugira ngo ize kuzuza ino ranging market. Gusa urebeye kuri daily time frame urabona ko market yacu yari kujya muri uptrend, aho twavuga ko yamanutse for correction kongera kugerageza kuzamuka ariko ikahita iba rejected kuri iyi strong resistance yacu dufite. So which means ko kuri USD CAD I think ko dushobora kuzabona some bearish side kuri kuwa mbere, gusa ishobora kuzabanza gukurura ikajya hejuru kugira ngo creating a week cyangwa se ize kuba ya testing a half candle. Iyi ngiyi reka tubashyire line hafi yaha, tuyigire yellow line yerekana ko ari day time frame. So ikaba yaza gutestinga kugira ngo imanuke ize kuzuza ino ranging market yacu. So reka tujye muri 4 hours turebeho byifashe bite. So muri 4 hours twavuga ko market yacu iri muri iyi ranging market. So indiriye kuba ya breakinga kugira ngo ibe yakomeza hasi. So gusa turebye kando yo kuwa gatanu ya nyuma ya closinze itangiye kuba rejected kuri iyi support yacu, icyo twakibaza ese izakomeza hejuru cyangwa se iza breaking below. So nkuko nari maze kubereka muri day time frame, gusa hari high chance ko next candle yo kuwa mbere is opening ikaba ya testinga hafi ya testing ino resistance yacu, nkuko twari twabonye ko ari half candle kugira ngo ibe yakomeza kumanuka hasi ize kuzuza ino range yacu. So icyo tugomba kurindira nuko yazaza kuba rejected muri iyi support yacu, kuko uje ukareba urabona ko iri na strong kuko harimo za rejections kuri 4 hour time frame, which means ko hari high chance ko yazaba rejected kuri iyi support kugira ngo ibe yakomeza hasi. Tujya muri 1 hour turebe USD CAD ni iki dufite. Muri 1 hour urabona ko market yacu ari kujya muri downtrend, aho yamanutse for correction ikahita iba stuck muri ranging market, which means ko tugomba kurindira ko breaking below kugira ngo ibe yakomeza kujya hasi. So reka tujya muri 30 minutes mbereke izi opportunities dushobora kubona, gusa icyo twarindira ni bearish side kuri USD CAD, gusa ishobora kuzakurura cyangwa se kuzongera kuzamuka muri uptrend kugira ngo ize kuba yaba rejected kuri iyi resistance yacu kugira ngo ize kuzuza ino ranging market yacu. So nicyo tugomba kurindira, kuko uje ukareba ahangaha urabona ko hari na clean candles usibye wenda hari ino rejection, gusa uje ukareba ahangaha kuri 30 minutes urabona ko market yabashaga gutrending, which means ko dushobora kuzabona some bearish side, gusa wenda itangiye kwerekana rejection nkuko nababwiye ko iri muri ranging market, icyo gihe iba rejected kuri iyi twaba tuyitekinze muri ranging market. So which means ko nimba entry yacu iraha, stop loss muzihangane nubwo izaba ari nini, which means you have to risk dukeya kugira ngo ubashe kuba watekinga selling yawe. So ndikumva kuri USD CAD ni ukwitegereza selling. Icya mbere ni uko yazakurura ikaba rejected kuri support, yamara kuba rejected kuri support ukaba watekinga buy out, cyangwa se iramutse breaking ahangaha with very big strong candles warindira kuri iyi resistance yacu, ukarindira ukareba ko ibaho rejected. Naho buying for now it's not good option, kuko urabona ko hose harimo za rejections, rejection, which means ko it's not safe kuba watekinga buy out, to be honest.
So for now you have to focus on buying on USD CAD. So ndikumva ari ibyo twakitegura Monday. We have to wait and see what is going to happen, izi opportunities dushobora kubona cyangwa se ibyo twe expectingaga mu isoko niko bizagenda Monday. So thank you so much, don't waste your money. Murabizi ko Monday iba iri market iba itari stable, so you have to be careful with your trades. Take trade when you get confirmation, nibyo biba biri very safe. So don't be greedy always, nkuko mpora mbibabwira. Greedy muri market yangiza byinshi, nituma umuntu borrowing account ye cyangwa se akanga gutakinga profit cyangwa se mu buryo bwa psychology birakwafectinga. Just take partial, wenda ushyire break even, ibindi ubirindire cyangwa se utakinga your whole profit. Be satisfied n'icyo market ibashije kuguhereza. So thank you so much, happy weekend.